kwizera ibyavuye kuri twe ngo tutabyirata impano y'Imana ariyo Yesu waducunguye niyo mpamvu dukwiye gushira ubwoba tukamenya ko twabanye na Yesu si twe turiho ahubwo ni Yesu uri muri twe kuko twapfiriye muri we tuzukira muri we niyo mpamvu dukwiye gushira ubwoba tukamenya ko twabanye na Yesu si twe turiho ahubwo ni Yesu uri muri twe kuko twapfiriye muri we tuzukira muri we twakora byose n'umwete wose ntibyashobora rwose kudukiza ibyaha n'ukwizera gusa umwami Yesu waducunguye niyo mpamvu dukwiye gushira ubwoba tukamenya ko twabanye na Yesu si twe turiho ahubwo ni Yesu uri muri twe kuko twapfiriye muri we tuzukira muri we mbega umunsi mwiza uhebuje ubona uriyeho n'umwami w'abami wapfiriye kera njye ntarabaho. Kubaho niwe uwo ninde? ni umuganga utibeshya ku ndwara kandi akaba umuti w'indwara zose. Ubwo yatuganaga nta bumuga yadusigiye, yasize atubohoye ingoyi zose. Kubaho niwe. Reka twongere duhe ikaze umuntu wese uteze amatwi radiyo ubuntu butangaje kandi tumwifurize nyine amahoro y'Imana. Muri aka kanya nk'uko abantu babyumvise cyangwa bamaze kubimenyera kuri aya masaha, abantu biteguye kumva ikiganiro cy'uyu mugoroba. Tumva ariko twatangira twibwira abantu nk'uko bisanzwe, ariko se baratuza ariko tukayivuge. Njye nitwa Ndahimana Jean d'Amour. Ndi muri kumwe ni Dusemungu Jean Marie. Ishimwe David. Murakoze cyane. Ndumva noneho tugiye gutangirira ku kintu kindi kidasanzwe, kurangira abantu ahantu bajya babona ibyigisho cyane kuko abantu bakunze kubitubaza, ahantu bashobora kwifashisha kugira ngo barusheho gusobanukirwa ibintu by'ibanze by'ingenzi muri ubu butumwa. David, hari ibitabo abantu bashobora kwifashisha kubaho. Dufite ibitabo bibiri, Kubaho ni volume ya mbere n'iya kabiri. Wagikenera naho bayibona twaba nimero de telefone ndumva aricyo cyabafasha byoroshye. 0788 61 22 95. Reka nyisubiremo 0788 61 22 95 cyangwa 0788 42 47 64 0788 42 47 64. Ego. Hari ibyigisho n'ubundi binyura ku maradiyo atandukanye, kuri radiyo iyi ngiyi nyine ubuntu butangaje kuwa gatanu cyangwa saha abandi bita kuwa gatandatu w'isabato saa 10 z'umugoroba kugeza saa 10:45, no ku cyumweru cyangwa se kuwa mbere w'isabato bitewe guhera saa 11 z'umugoroba kugera saa 11:45, no kuri Contact FM ku cyumweru guhera saa 12 za mu gitondo kugera saa 2 za mu gitondo. Kuri Contact wenda ni kuri Contact FM ni rimwe na rimwe ntabwo ari buri gihe bikoraho. Nk'ubu dimanche nakizatambuka. Ariko ku yindi buriya bishobora kuzatambuka. Ngira ngo ariko twabwira na internet bajya bayikoresha. Abakoresha internet bazajya bareba ku rubuga www.kubahoniwe-ministry.org www.kubahoniwe ministry bifatanye ministry biri mu Cyongereza .org. Hari na CD z'ibyigisho. Jama
watubwira ukuntu abantu bazabona CD z'ibyigisha abantu barabitwandikira barabitubaza nizibura sinzi ukuntu okay CD kugeza ubu dufite nizi byatambutse mu gihe cyashize ibyo dufite uburyo dufite ariko ibi byo ntekereza ko asa nk'icyumweru bikarangira noneho tukabikora ku buryo hari tariki dufite twateguye kugira ngo tuzasoza n'amatanira ahantu runaka nibwo tuzazitanga ni kuri 20 z'ukwezi kwa 11 n'ubundi tuzahura Kanombe tuzavuga neza mu minsi iri imbere ariko abantu bazazibona kameme nkaba numva twakwibutsa abantu ko ibitubarangiye ntago ari uruzitiro rw'ibyukuri ngo tubabwire ngo tuyobayoboye ahantu hashobora kuboneka ibyukuri ashwida ni ibintu ushobora gusomuka byifashisha ukumva ari ukuri cyangwa ukumva utabyemeye mbese rwose ntago ari ukurarikira abantu ntabwo ari amahame twashyiriyeho abantu ngo bayoboke ni ibintu umuntu yasoma yakumva bimufasha akabyemera ndumva ibyo nta kigoye kirimo nta kintu kizabagora kirimo Jamari nta bantu basuhuza kugira ngo dutangire ntekereza ko n'ubundi ni ibintu byiza gusuza abantu reka dusuza abantu byo uyu munsi nderekera mu ntara y'amajyepfo yego mpereye hano hakurya Nyabarongo kuri Yenzi hari abantu bahaba bemera ubutumwa bwiza hari itsinda ry'abaga yitwaga Hazaza Heza vuba ariko barigize ndabasuhuje ndetse ndasimbuka nyiri taramasuze wita Silvestre kandi ndambuka cyane ngere mu Ruhango usuza abantu batwumva nambuke ngire Gasoro Nyanza mu Kirundo Kayanza kwa Fideli nk'umukuritoro mw'itoro ryo mu rugo rwe ndetse na Silvestre kandi ndetse na Utamu n'abanyabusoro bose kuko udasuhuza bemera ubutumwa bwiza gusa kuko nta waba utaniye n'abapagani nabo bagira baracyo urakoze cyane kunyaha Jamari kanajye suhuze nta kibazo ndasuhuza abantu bose cyane cyane abantu bagize amateraniro y'ijambo ry'Imana no munsi ubwo ni nk'abayisilamu hari n'abantu bazagira ejo n'abadive ariko batangiye isabato okay n'umudive niyo mpamvu n'abantu bazagira amateraniro ku munsi w'ejo turabashuje cyane n'abazagira ku cyumweru nabo turabasuhuje n'abantu bagiye mu minsi mikuru itandukanye muri za boîte de nuit abantu bose aho bari hatandukanye bose bakomeze kwishimira ubugingo bwa Imana yaduhereye muri Kristo Yesu n'abatwumva bari mu tubari hirya no hino mu mujyi no mu gihugu hose Jean Damungira ngo hari watwibutse icyigisho hanyuma tugatangira okay murakoze ndumva twakongera tugaha ikaze nyine abantu bose baduteze amatwi icyigisho Yohana 14 ndumva rero tugiye kujyaho sinzi niba tutakwibutsa abantu ibyo twarebye nimugoroba byaba byiza ubibukije nimugoroba ariko sinzi ubwo zo babyibagiwe bon okay nimugoroba reka tubikore twaraye turebye mu gice cya 12 aho twabonye ko itegeko Yesu muri mu ncamake twahabonye igitekerezo cya Mariya igihe yasukaga amavuta ku birenge bya Yesu mu ncamake twabonye ko Mariya yasimbuje ubwiza bwe n'imihati y'amaboko ye y'igihe kirekire ayisimbuza urupfu rwa Kristo mu gihe Yuda we yashimbuje urupfu rwa Yesu Kristo imirimo myiza nko gufasha abakene ariko nubwo yashakaga imirimo myiza suko yarashishikariye gukora imirimo myiza ahubwo ni inyungu yarayifitemo no kugira ngo nyine abironkeremo icyubahiro no kugaragara neza twabonye ko urupfu rwa Kristo rurita ibintu byose n'ibyo twibwira ko ari byiza kurenza ibindi bintu byose dusoza kandi twabonye ko itegeko Yesu yategetswe ari ryo kwigisha ubugingo buhoraho twabisomye mu mirongo ya nyuma ni nacyo yavuze yaziye mu isi ntabwo naje kugira ngo ngire uncira witeka Jean Damuturebe urwambe rwa hano igice cya 5 urwambe rwa Yohana njyewe mfite bera ntagatifu niba utaremera n'akazi kawe njye ndi gukoresha ibi bishingiye ku kibazo Jamara abantu bakunze kuvuga bati ngira ngo hari n'umuntu wakitubaje hari mu gitondo mfite message muri telefone sinzi niba ntayisoma ahubwo Jamara naharebe njye mbe somye ture urwambe rwa hano igice cya 5 hera ku murongo nk'uwa 9 ariko hari reka mbanze mvuga iki kibazo abantu bibaza ngiye iki kibazo reka nkivuga ariko icyo kibaza kandi muri aho mwigisha ko abantu mwigisha ko abantu bose bafite ubugingo buhoraho ko bose bari muri Kristo abatizera hagati mu dukubo abakorinto rwa 2 igice cya 6 umurongo wa 14 bavugwa henshi muri Bible nabo barabufite okay cyari kibazo si ngombwa ko muvuga icyo ni ikibazo iki kibazo rero gishingira kuko abantu bibaza nyine niba abantu batizera cyangwa batazizera ubutumwa bwiza nabo barakishijwe bafite ubugingo buhoraho
noneho ikibazo mbese ubundi abantu bizera iki cyane rero buriya hari uko batizera bamwe wenda nk'iyo bavuze nk'abasilamu bati ntibizera Kristo ariko hari ikirakaza abantu kurutaho abasinzi n'abasambanyi ko abasinzi n'abasambanyi bafite ubugingo umuntu uri mu kabari ubu kuvuga ko afite ubugingo ubundi komeretsa abantu cyane bikabije cyane nasoma n'ingiri yatanze kuko ni isomo dukeneye mwavugaho gato mu bakono ba 2:6-14 ntimwifatanye n'abatizera mudahwanye mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite cyangwa umucyo n'umwijima byabana biti iyo ni isomo yatanze noneho warumbwe ngo ku murongo wa 9 ngeze ko kangahe ku 12 ndumva byaretse ko rwa mbere rwa Yohana cya 5 ku murongo wa 9 haravuga ngo ubwo twemera ibyo abantu bahamya iby'Imana ihamya birabiruta kuko iby'Imana ihamya ari ibi ari uko yahamije iby'umwana wayo umurongo wa 10 uwizera umwana w'Imana aba afite uko guhamya muri we naho utizera Imana aba yise umunyabinyoma kuko atemeye ibyo Imana yahamije ku mwana wayo kandi guhamya nuko Imana adaha ubugingo buhoraho kandi ubwo bugingo bubonerwa mu mwana wayo ufite uwo mwana niwe ufite ubwo bugingo nawe udafite umwana w'Imana nta bugingo afite gira icyo uvuga kuri iri somo iri somo nyine nk'uko barisomye hariya nta n'ibintu byinshi byo kurivuga ariko reka nze mvuge iki kintu iri somo ridufasha gukemura kiriya kibazo abantu bibaza ese mukuri umuntu utizera afite ubugingo yahawe ubugingo arabufite akenshi abantu babemera yuko yabuhawe ariko ntibemere ko abufite hari ukuntu umuntu avuga ngo nawe Imana yamuteganirije ubugingo yamuteganirije guteganya yamuteganirije ubugingo ariko bamubwira ntabwo afite ati ntabwo kuko atizera ariko hano biragaragara neza yuko mukuri ikibazo gikomeye cyane ahubwo ikintu yiseho Imana umunyabinye baravuga ngo utizera ariko ubundi ubwo n'utizera iki icyo nicyo kibazo cya mbere abantu bagomba kwibaza utizera iki kuko ni naho ikibazo gishingiye cyane umuntu utizera iby'Imana yahamije kandi iby'Imana yahamije nuko yaduhaye ubugingo umuntu utizera n'utizera ko yakijijwe n'utizera ko yahaye ubugingo mu yandi magambo muri asomo aravuga ngo uwo muntu aba yise Imana umunyabinyoma ayise umunyabinyoma yavuze ko adafite ubugingo ubundi umuntu utizeye ikintu abakoze si ukwanga ubugingo Imana yamuhaye ahubwo nukuvuga ko Imana yabeshye nukuvuga ko Imana yatanze ubugingo yabeshye kwibeshya ko nta nubwo afite iki kintu rero reka ntago yatuvuga ibingibi tuba duhagana ko ari abantu batazizera ni n'ikibazo gikomeye cyane ko ari abantu ahubwo bita Imana umunyabinyoma ni ikibazo ni ikintu kibabaje cyane ariko nanone ntago tugomba kwigisha abantu ngo bizere kugira ngo bakize kugira ngo dore impamvu zabyo iyo wigishije umuntu kwizera aho kumwigisha Kristo ngo amwizere uwo muntu yiringira kwizera gusumba uko yiringira Kristo yiringira kwizera kwe aho kwiringira Kristo wo kwizerwa ikintu reka ngisubiremo iyo umuntu yigishijwe kwizera Kristo aho kwigishwa Kristo ngo amwizere uwo muntu yiringira kwizera kwe yumva ibyiringiro bye bishinze ku kwizera kwe aho kwiringira Yesu Kristo wo kwizerwa icyo ni kimwe ikindi iyo umuntu nyine yigishijwe kwizera ahora hanze amaso ku kwizera kwe akumva igihe cyose azaba agifite kwizera azaba akomeye aho kumva ko igihe cyose Kristo azaba akomeye nawe azaba akomeye mu yandi magambo abavuga ati mbese ubu ntakaje kwizera sinatakaza Kristo aho kuvuga ati mbese ubu ntakaje Kristo kwizera kwanjye ntikwaba imfabusa uwo muntu rero bituma ubuzima bwe bwose ibyiringiro bye biri mu kwizera kwe aho kugira ngo ibyiringiro bye bibe muri Kristo wo kwizerwa niyo mpamvu ntago abantu bakwiye kwigishwa kwizera ahubwo bakwiriye kwigishwa Kristo bakamwizera kuko ari uwo kwizerwa nk'uko muri Timoteyo yavuze ati nubwo tutizera wahora ari uwo kwizerwa ni icyo ngicyo twari turi kuvugaho ngira ngo wenda icyo kintu twakivaho abantu nizera ariko ko umwuka w'Imana azagenda ahishura ibyo bintu aragenda bihishura uko bukeye nuko bwije agakiza gafite ikigombera abantu baragenda bakavaho kuko ubundi ntushobora kumva amateka yo muri Kristo wemera ko umuntu akizwa ari uko yizeye kuko ubwo Imana igomba kugushyira muri Kristo ari uko wizeye umaze kwizera na Kristo agapfa ari uko wizeye agapfa ari uko wizeye akazuka ari uko wizeye akazuka ari uko wizeye ukicarana nawe mu ijuru ari uko wizeye
urumva ibintu abantu ntushobora kwemera amateka muri Adamu no muri Kirisitu ukivuga yuko agakiza umuntu akabona kubera ko yize mbese utemera yuko umuntu uri mu kabari yizera ko yabonye agakiza ariko umuntu uri mu kabari n'uyu mwanya urimo asambana afite ubugingo ibyo bintu abantu bashaka bazabitwangira ariko ni nabwo butumwa dufite n'umuntu uri mu idini nawe afite ubugingo n'uri mu idini n'abayobozi b'idini n'ubwo abantu bagira ngo turabazira bafite ubugingo buhoraho bafite ubugingo buhoraho nk'ubwo mfite bashobora kwemera cyangwa bakita Imana umunyabinyoma ariko Imana yarabubahaye ubwo bugingo wenda ntacyo bubamariye kuko ntibanezerewe wenda nk'uko n'abanezerewe yego ariko icyo dutandukaniyeho ni umunezero ntabwo ari icyo dutunze icyo dutunze twese ni kimwe twese Imana yaduhaye ubugingo buhoraho ari abari mu ngeso mbi abantu bita ko ari mbi n'abari mu ngeso mbi abantu bita ko ari nziza ari abari mu mayobokamana n'abantu bari mu byaha bitandukanye reka dushimire Imana ko impano yayo ari ubugingo buhoraho kandi ku bantu bose reka tujye ku cyigisho cy'umunsi jama Yohana 14 twihutane tugeze muri Yohana 14 dutangire tuhige n'abafite Bibiliya hirya no hino badukurikiye nyaboneka urakoze cyane reka dusome niburi 90 ibanza umutwe w'amagambo muri Bibiliya afite yera aravuga ngo Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo yego arajya tumurongo wa mbere amagambo Kristo yivugiye aravuga ati ntimuhagarike imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere mu rugo rwa Data harimo amazu menshi iyo aba adahari mbabwiye kuko ngiye kubategura hanyu kandi ngo ngiye kubategura hanyu nzagaruka mbajyane iwanjye ngo aho ndi namwe muzabeyo kandi aho njya inzira murayizi Toma aramubwira ati databuja ntituzi aho ujya inzira twebwirwa n'iki Yesu aramubwira ati nijye nzira n'ukuri n'ubugingo ntawajya kwa Data ntamujyanye iyo mwaramenye na Data uhereye none muramuzi kandi mwaramurebye Filipo aramubwira ati databuja twere Data twese birabihagije Yesu amubaza ati nabanye namwe iminsi ingana ityo kandi ntiwari wamenya Filipo umbonye abonye Data n'igitumye uvuga uti twereke Data twese ariko soma n'umurongo wa 10 ntiwizeye yuko ndi muri Data na Data akaba ari muri jye ushatse none wabure cyane mbere ko mugira icyo muvuga ndashaka kuvuga mudu umurongo Yesu yavugiye muri somo hanyuma icyo nicyo naringiye kuvuga ubwo urakintanze kivuge icya mbere Yesu yaragiye kwizeza abantu kubwira abantu ngo be guhagarika imitima ariko mu bigaragara bari bafite impamvu zo kuhagarika imitima tujya tugira guhagarika imitima kuko twibaza niba dufite umwanya mu nzu ya Data tukibaza niba mu nzu ya Data aho dukunze kwibwira ko ari mu ijuru tukibaza niba dufite umwanya bitewe n'ibintu runaka ariko Yesu yagiye guhumuriza abigishwa be mu bigaragara batari mu gihe bari bakwiriye kwizera ibyo bintu ubundi Yesu yari agiye gupfa Yesu yari amaze kuvuga ko Yuda agiye kumwihakana Petero ko Yuda agiye kumugambanira ko Petero agiye kumwihakana noneho arangije abwira abo bantu bose barimo na Petero barimo na Yuda ahubwo ati ntimuhagarike imitima yanyu ntabwo dukwiriye kumva ko ihumure rizi iyo twitwaye neza iki kintu nicyo cya mbere tugomba kumva hano ihumure ry'Imana ritugeraho ridashingiye ku bo turi bo ahubwo rishingiye ku wiriwe Imana ni urukundo niyo mpamvu duhumuriza ariko hari ikintu dukeneye kumva hano cyane dufatiye ku mibereho ya Petero na Yuda mbese ibintu bagaragaje muri ibitekerezo Yesu aravuga n'amagambo ko bafite umwanya mu bwami bwa Data ariko nyuma y'igikorwa kiri buze gukorwa Yesu ibyo yavugaga yarimo kubireba byose yari amaze kubihamya ariko noneho mu bantu arimo kubwira ko bafite umwanya mu nzu ya Data harimo Yuda ndetse na Petero ndetse n'ujya muri Matayo usanga ko yavuze ngo ndi bukubite umwungeri intama zisandare yerekana ko abigishwa bose muri rusange bari buze kumuhana ariko nyuma y'ibyo arabereka neza ko hari umwanya bafite bivuze iki rero biranaho na cya kibazo bamaze kubaza cyabiza n'abatizera ntabwo dufite umwanya mu nzu ya Data bitewe n'uko twizeye cyangwa tutizeye ngo byabituza cyangwa se n'imibereho yacu yego ahubwo nyine nuko Data hari na Kristo hari yego urakoze cyane noneho rero tuje ku gitekerezo ku cyigisho nyirizina hariya Yesu avuganye n'intumwa ze ko agiye kuzisiga Petero ati ariko uratuva mujye hehe
atari kuraza kugihakana. Abigishwa bisa naho bibateye ikibazo kuko Kristo yagiye kubavamo. Arangije abaha iryo humure nyine David amaze no kusobanura atitaye uko bameze. Ariko arabahumuriza. Ababwira ati mwe guhagarika imitima. Noneho umurongo wa mbere n'umurongo wa kabiri rero. Umurongo wa mbere aravuga ati mwizere Imana nanjye nimunyizere, kuko bizeraga yuko burya Imana ari Imana ishobora byose inabera hose icyarimwe, ariko bakemezera ko Kristo we ahavuye baba mubuze. Urazi yuko yajyaga ku musozi hasi bagasigara abo mu kibaya bagasigara bahungabanye. Yego. Yagiye Yudaya i Yerusalemu bakababereyeho. Yagiye Samariya Abisirayeli Galilaya hakaba nta Kristo hari. None aravuga ati mwizere Imana nanjye nimunyizere, cyangwa se ahandi baravuga ngo mwizere Imana nanjye munyizere. Bisa naho babwira ati mwizere n'Imana, ariko ahandi baravuga ngo mwizere Imana nanjye munyizere. Aravuga ati ni nkaho mbese uko Imana iri nanjye niko ndi. Ariko babwira ikibazo cyari gihari. Umurongo wa kabiri, mu nzu ya data. Ikigisho cy'umunsi wundi kitwa mu nzu ya data. Iki kintu rwose ariko wasabye muri Bibiliya babwiza ukuri, iki kintu nyumvise cyaranejeje. Reka mbabwire, bwa mbere dufite ikibazo muri Bibiliya Jean Marie wadusomeyemo. Cyo ni ikintu cya mbere tubanza gukuraho. Ko soma muri iyo Bibiliya ufite ne Bibiliya yera. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi. Abazifite ntibahite bazijugunya tuvuga ko zinuza, kuko guhindura n'iyindi busomeremo ntago ariyo navuga ngo sikamara rwose. Ururimi rw'Imana ntago ari ubwo ni nko kuvuga ko no murongo uvuga ko ngo tugenekereje kugira ngo abantu babyumve. Avuze ngo mu rugo harimo amazu menshi, wenda bumve ingo za kera z'umwami, ahubwo cyangwa bari no mu miryango myinshi. N'abari mu mujyi buryo bashobora kubyumva. Hari ukuntu usanga igipangu gikodeshejemo nk'abantu. Ubwo niho kuvuga ngo mu gipangu ari nk'umudugudu. Yesu yavuze mu rugo, ariko tushyize mu byiki yavuga ngo mu gipangu cya data harimo amazu menshi, harimo za annexe nyinshi. Hakabamo inzu nini na annexe iyo David abaseribateri bacumbitsemo n'iy'abandi. Ni nk'uko kuko abantu bashobora kumva isomo, nyamara ntabwo ari kuri isomo rivuga rero. Kuko isomo ubwaryo riravuga ngo mu nzu ya data. Muri Bibiliya ntagatifu nasanze ariho barihinduye neza kuruta mu zindi Bibiliya. Ubwo wasanze ariho bahinduye neza ugereranyije n'izindi ndimi. Yego. Ngereranije n'Igifaransa, ngereranije n'Icyongereza, ngereranije n'Ikigiriki. Yego. Kuko Bibiliya y'Ikigiriki yo ndayifite kuri computer. Noneho usanga bavuga ngo iki rero, baravuga ngo muri iyi Bibiliya ntagatifu baravuga ati mu nzu ya data harimo ibyicaro byinshi. Mu Gifaransa baravuga ngo dans la maison de mon père il y a plusieurs demeures. Bitandukanye no kuvuga ngo dans la clôture de mon père, kuko ubundi dukurikije uko bashyize muri icyo Kinyarwanda, ubundi wagombye kuvuga ngo mu Gifaransa ubwavuga ngo iki, nkuko nyine yari bivuze ngo dans la clôture de mon père il y a plusieurs maisons. Ariko baravuze ngo mu nzu ya data harimo ibyicaro byinshi. Yego. Iyaba bidahari si mu rugo, ntago ari mu rugo, ahubwo ni mu nzu, ni mu nzu imwe irimo ibyicaro byinshi. Icyo kintu abantu babanze bagikureho, kuko aha hantu abantu bahita batekereza amazu ari mu ijuru. Iri somo yo risoma bumva mu rugo ari mu ijuru. Nanjye kandi nuko nabitekerezaga, ntawe twumva ubwo ne twumva ntago ari bo twumva mu rugo ari mu ijuru. Twumvaga ariko twebwe twumvaga mu rugo habavugwa ari mu ijuru hari amazu menshi, noneho hakaba hari y'amazu nyine menshi. Iyanjye ni yawe n'uduteze amatwi ni ya Patrick n'abandi ngabo. Noneho kumva ko mu ijuru hari yayo mazu, ku buryo n'abantu bajya bigisha bakavuga bati arimo arasiga urudaca. Ubu bageze nko mu gutera irangi, uzategura akurikije guya buri wese ngo yuko uburyo yumva amereye mu nzu runaka. Nanjye nkunda ibara ry'umweru muri salo, ubwo ari kugusigira finisage yawe bari gusigamo. Hari ukuntu iri somo ariko ryumvikana, ariko bigaterwa nanone n'ukuntu abantu barihinduye mu Kinyarwanda bavuze bati mu nzu ya data, mu rugo rwa data harimo amazu menshi. Icyo kintu kigatera ikibazo cyane. Nyamara hano bari kuvuga ngo mu nzu ya data harimo ibyicaro byinshi. Iyo bitaba byo mba narabibabwiye. Hano muri Bibiliya ntagatifu aravuga yaba bitari bihari mbese ibyo byo mba naranabibabwiye. Agashyiraho akabago ati ubu ngiye kubategurira umwanya. Iki kintu mbere ahari wenda tubanze twumve ukurikije ikiboneza mvugo hari uko iri somo ryanditse. Haravuga ngo iyo abadahari mba mbibabwiye.
ayo mazu ariko urumva aho ngaho harimo ikibazo nanone. Okay, icyo wenda tukiveho. Iyo myanya ibidahari ibyo byicaro biba bidahari mba mbibabwiye cyangwa se mba narabibabwiye hano muri none ati mba narabibabwiye icyo kikaba kirarangiye hagakurikira none icyo kuvuga ikindi kigiye kuba ati ngiye kubategurira ati kuko ngiye kubategurira hanyu urumva hari ukudutegurira hacu hari n'ibyicaro biri mu nzu ya data muri bira ntagatifu rero ibyo byiciro barabitandukanya aho bakavuga ngo ubu urumva iyo bitaba ibyo mba narabibabwiye agashyiraho akabago ubu ngiye kubategurira hanyu urumva ko ari ibyiciro bibiri bitandukanye ntabwo ari ikintu kimwe gikomeza ahubwo ni kimwe kirangira hagakurikiraho ikindi hari ikintu kimwe kirangiye ni uko bafite hari ibyicaro bihagije mu nzu ya data Yesu akavuga ati iyo ibyo byo biba bidahari ibyo mba narabibabwiye agahita yongeraho ikindi kivuga ngo ubu ngiye kubategurira ngaho mu nzu ya data rero mbere yo kugera kuri icyo Yesu kubabwira ngo mba narabibabwiye dore impamvu yabyo abantu hari ukuntu sinzi wenda dutekereza ko Imana hari abantu yateganirije agakiza yego noneho ukavuga uti ariko nk'ubu bundi ndamutse nirushya uretse ko ntazi ikintu umuntu aba yirushya icyo ari cyo erega hari ukuntu baravunitse mu minsi yashize hari ukuntu abantu bavunikira ibintu regarisime yatuvunnye cyane hari ukuntu abantu bavunikiye agakiza baranyereye ukagwa mu gakiza hari ukuntu abantu bavunikiye agakiza noneho akareba wenda abandi barisanzuye barikorera ibyo bashaka wenda kwa bya bindi ngibyo twishakiye noneho akavuga ati ariko ubundi nk'ubu niruhije nkaba mvunikira ubusa sinzaninezeze nk'abandi kandi nkaba mvunikira ubusa ku maherezo nkazarimbuka uretse ko wenda tudagiye gushishikariza abantu ngo komeze bivune nta mpamvu yo kwivuna rwose ntabwo ariko Imana yigeze yavuze umutwaro mbakorera nturemereye rwose pe ikintu Yesu yavugaga yarabwiraga ati ikibazo cy'imyanya mu nzu ya data cyo cyarakemutse harimo ihagije nta kuvuga ngo nivunnye cyangwa ibiki menya ko imyanya ihari amina niba idahari byo mba narabibabwiye ni ikintu cyoroshye iyo ibyo biba bidahari ibyo narabibabwiye rwose ariko jama watubwira mu nzu ya data ari jama rwose ubundi urumva ushaka kuhumva yego ubundi mu nzu ya data ukurikije uko yavuze avuga ati ubu ngiye kubategurira ubundi ni muri kirisito muri kirisito mbese niho mu nzu ya data mu nzu ya data ni muri kirisito ibyo bintu nibyo kuko ubundi muri kirisito niho umuntu wese agera agasanga afite umwanya ibyo bintu ariko nta nubwo ari byo jambo aravuze soma muri Bibiliya kandi nayo kubona uri kuhabumbura mu gice cya Yohana igice cya kabiri umurongo kuva ku murongo waho wa 14 ngira ngo kugeza kwa 16 uraza gusanga cyane 18 Kirisito ajya kwirukana abantu mu rusengero dore ikintu yakoze Pasika yabaye yenda gusohora Yesu agiye Yerusalemu ageze mu rusengero asangamo abahatundira inka n'intama n'inuma n'abandi bicaye bavunja ifeza abohekeranya imigozi ayigira nk'ikiboko bose abirukana n'intama n'inka mu rusengero amena ifeza z'abaguriraga inuma ati nimukureho bino mureke guhindura inzu ya data iguriro urumva ko ijya jambo inzu ya data rigarutse ubundi muri Bibiliya naragerageje gushaka hano muri iki gice cya Yohana rikoreshejwe aha no muri Yohana 14 gusa ahandi hantu riri naho hantu hombe tugiye kumva rero inzu ya data cyari cyo twibutsa abantu ko ruriya rusengero rwari inzu ya data y'icyo gihe ariko rwari igishushanyo cy'inzu ya data nyakuri nibyo rega Kristo agiye gusobanura umurongo 17 abigishwa be bibuka uko yabyanditswe ngo ishyaka ry'inzu yawe rirandya bibuka uko byanditswe ngo ishyaka ry'inzu yawe inde Yesu yavugaga ko ishyaka ry'inzu yase rimurya none ishyaka ry'inzu yase ryaryaga Yesu rero nirihe duhita twibwira byoroshye ko ari yanzu nyine yari yubatse rwa rusengero rwubatse ahubwo hari ishyaka ry'inzu y'imyaka 46 uko bagiye kubimubwira Yesu yagendaga ari inzu yase uburyo ishyaka rye ryamuryaga umurongo wa 18 abayuda baramubaza bati ubwo ugize utyo watwereka kimenyetso ki Yesu arabasubiza ati nimusenyure urusengero nanjye nzarwubaka mu minsi 3 nuko abayuda bati uru rusengero ko twarwubatse imyaka 46 nawe ngo uzarwubaka mu minsi 3 ariko urusengero yavugaga no mubiri we urusengero Yesu yavugaga ari yo nzu yase inzu yase ni iki no mubiri we no mubiri we yego rwose ni ikintu kisobanutse kandi magambo Yesu yavuga ati mu rugo
mu nzu ya data harimo ibyicaro byinshi ni ukuvuga ko mu mubiri we harimo ibyicaro byinshi ese ikibazo byari ibyicaro byinshi ku ntumwa ku buryo wenda yabwiraga bariya 12 bari kujya bagira nka bitatu bakagira ubundi zari umuntu wakwicara mu byicaro bitatu umwanya umwe buri muntu nawe akeneye icyicaro kimwe buri wese aba akeneye icyicaro kimuhagije ntabwo wakwicara mu byicaro bitatu ni ukuvuga ngo ibyicaro byinshi harimo ibyicaro bihagije inyoko muntu yose mbese yari ifitemo umwanya muri Kristo kavuga ati ibyo byo biba bidahari mbabwiye mu yandi magambo mu nzu ya data cyangwa se muri Kristo nta nubwo ari muri za modoka dukikirana ngo umuntu yumve ko yayigezemo kubera undi nta utendetse nta wagezemo kubera undi nta nucigatiye undi ashwe nta n'umwana ucigatiwe nta n'uri mu mugongo buri wese afite mu icyicaro isomo rikavuga ngo niba kuba muri Kristo Yesu Imana y'ubwayo kubw'igikorwa cy'Imana twashyizwe muri Kristo mu yandi magambo ntago Imana yashyizemo imyanya ituzuye yashyizemo umwanya wa buri muntu icyo kintu noneho rero tubanze twumve iki kintu cy'inzu ya data reka tubanze tugisobanure neza ndashaka kukivugaho n'ikindi bumbura muri Matayo 12 ari kintu namahagere Matayo 12 rwose murongo Yesu yakoze ikintu kuva ku murongo waho here ku murongo wa mbere aravuga ngo n'icyo gihe Yesu agenda anyura mu mirima y'amasaka ku isabato yego abigishwe barasonze batangira guca amahundo bayekenye maze abafarisayo babonye baramubwira bati dore abigishwa bawe ko bakora ibizira ku isabato yego naho arabaza ati mbese ntimwasomye icyo Dawidi yakoze ubwo yasonzanaga n'abo bari kumwe yego ko yinjiye mu nzu y'Imana yinjiye mu nzu y'Imana akarya imitsima yo kumurikwa amategeko atemeye ko ayirya cyangwa bari bari kumwe keretse abatambyi bonyine icyo nashaka kuvuga rero utaragera ku murongo wundi mu nzu ya data iyo abantu binjiye ni ukuvuga ngo ikintu amategeko atemera yego mu nzu ya data umuntu yaragikoraga ntagire ikibazo Dawidi yinjiye mu nzu muri iyo nzu ya data mu nzu y'Imana agezemo yemererwa iby'amategeko atashoboraga kumwemerera ari hanze yayo imihango yose irarangira imihango yose ibishize n'amategeko ari yose reka dushyireho itegeko abafarisayo bakundaga cyane ikomeza umurongo ukurikiyeho cyangwa ntimwasomye amategeko uko abatambyi bazirura isabato bari mu rusengero bazirura isabato cyangwa se bica isabato bari mu rusengero nyamara ntihabeho umugayo ariko ndababwira hano muri Bibiliya ntagatifu mvuko ukuntu bavuze ariko yego urakomerezaho nyuma cyangwa se ntimwasomye mu mategeko ko uko abahereza bitambo bakorera mu ngoro y'Imana ku munsi w'isabato bahora bica ikiruhuko cyayo ntibibabera icyaha komeza ariko ndababwira yuko uruta urusengero ari hano yego iya mwarimu uzi kwira ijambo ariko ndababwira nyamara rero ndabibabwiye hano hari igitambutse iyo ngoro ni ukuvuga ngo abatambyi bajyaga mu rusengero bakabamo bakica isabato ntihagire bakazirura isabato ntihagire ikibabarwaho ariko impamvu nuko baga bari muri iyo ngoro noneho Kristo arababwira ati uruta urusengero ari hano cyangwa se urusengero rwashushanyaga we yaje ni gute mutinyuka ku murongo wa 9 n'uwa 10 aravuga ati iyo mumenya umurongo wa 7 uriya murongo wari ugiye gusoma ijambo ya mwarimu uzi ukwira ijambo risobanurwa ngo nkunda imbabazi kuruta ibitambo ntimwagaya abatariho urubanza nk'umwana w'umuntu ari umwami w'isabato urumva ati ni ukuvuga abigishwa be bari kubagaya ko bakiriye bishe isabato baziriye isabato ariko Kristo aravuga ati uruta iyo ngoro ari hano kandi abo bigishwa bari muri uwo nguwo ati rero iyo muza kumenya ibyo bintu ntabwo muba mukiriye rwose urubanza abantu batarire kuko abatambyi baziruraga isabato bari mu rusengero none intumwa ziri mu rusengero nyirizina abo bari mu gishushanyo abatambyi babaga mu gishushanyo intumwa zo ziri mu kuri kw'igishushanyo noneho abafarisayo bazicira witeka Kristo aravuga ati ibyo muvuga ntimubizi abatambyi baziruraga isabato ntibabeho urubanza yego kandi ikintu cyatumaga batabaho urubanza nuko babaga bari mu nzu y'Imana Dawidi yakoraga ibibuzanijwe n'amategeko ikituma atarakirwaga iteka nuko yabaga ari mu nzu n'ikimenyimenyi wabaga undi wese yagibwagaho n'urubanza undi wese wakoraga ibitandukanye n'ibyo ni ukuvuga ubundi abantu bemerewe kuzirura isabato
nabari mu ngoro y'Imana cyangwa mu rusengero. Umuntu wese utari mu rusengero ubundi agomba kubahiriza isabato, atayubahiriza agaterwa amabuye, agomba kubahiriza umunsi nyirizina, agomba kuwitaho cyane. Shadama urakoze. Hari utuntu tunshaka tuvuga ngaha, kuko ubundi abantu bahita bumva ko kuvuga ko abatambyi binjiraga mu ngoro ntagirwa n'urubanza, wenda rigenda abantu bakumva ko byaterwa no gukora abatambyi. Kuko hano barakoresha abantu babiri, barakoresha abatambyi na Dawidi. Dawidi ndashaka kubakira Dawidi nk'umuntu udafitanye isano namba n'iby'ubutambyi, avuga mu muryango wa Yuda, abatambyi bavuga mu muryango wari nta sano bafitanye. Mbese kugira ngo byumvikane neza ko ntabwo impamvu Dawidi yazuruye isabato nako yakoze itemera amategeko ari mu rusengero ntagirwa n'urubanza, si uko ari umutambyi. Bivuze ngo rero nyine impamvu nyirizina ashobora gukora ibyo amategeko atemera ntagirwa n'urubanza ni uko yaba ari mu rusengero bidakurikije uwo ari we, yaba umutambyi cyangwa se utari umutambyi cyangwa inyeshyamba. None ikindi cyaka cyumvikana ngani uri hanze y'urusengero we abikoze ibi ngibi yaterwa amabuye cyane rwose. Ubundi impamvu yaterwa amabuye ubundi nuko abikora abashinzwe kurengera amategeko bahari, baramureba nta kimwe kingira gihari. Ariko uri mu rusengero ubundi wamushaka ntiyamubona, n'uwa ashaka kumutera amabuye ntabwo basha kumubona. Ubundi ikintu cyari gikomeye rero no kuri iki ngiki, ku batambyi iminsi yose yarasaga, yego yose yabaga yera, kandi kiyeza nuko bari mu rusengero rero nta sabato ubundi bagira, uyu munsi ntayo bagiraga, ubundi buriya nta bihe bagiraga, nta bihe. Umuntu ntiyabura kwibaza iki kibazo mu bantu baduteze amatwi, akavuga ati noneho ubwo nibwo buryo isabato ishobora kuzirurwa. Ubundi umuntu azirura isabato yaziruwe kuko abantu bashyizwe mu rusengero kandi ni abatambyi. Icyo ni ikintu ugomba kwitaho cyane. Abantu Bibiliya iravuga ngo muri abatambyi b'ubwami, yacunguriye abo mu isi bose kugira ngo bayibere abami n'abatambyi. Abami umwe ni Dawidi, abatambyi. Abo bantu bose nk'uko bagaragaye hano binjiye mu nzu y'Imana, bakora ibintu amategeko atemeraga. Isabato barayisira ibanga, ariko nta mugayo wagombaga kubajyaho kuko bari mu ahera. Ikintu cyose aho hantu nta kibazo babaga bafite. Dawidi akora ibyari bibuzanijwe, nta cyaha cyamubarwagaho. Ni ukuvuga ngo uburyo bwonyine isabato mbese yaziruwe nta kibazo kiriho, nta kibazo cy'umunsi iki kiriho. Iki kintu cyatumye numva iby'isabato, nta munsi ubujijwe, haba icyumweru. Hari abasenga ku cyumweru bakumva ko ariwo munsi wejejwe, hari sibyo. Ubundi hari ukuntu abantu bagira ngo ikibazo rega ngo cy'isabato kireba ejo gusa, haryo ubu yatangiye mu masaha yashize. Reka iki kintu cy'isabato uko tukivuzeho, ahubwo numvaga twakivugaho tukasa ushaka kugishimangira n'abakivuzeho mu buryo burambuye. Tuyigira mu nzu ya data muri Yohana, tugiye kugaruka no ku nzu ya data, ariko reka mbanze tuvuge no kubikorerwa mu nzu ya data cyangwa se ikiruhuko cyatangirwa. Hari ukuntu isomo ryo mu Baheburayo igice cya 4 tuhagere. Isomo ryo mu Baheburayo igice cya 4 rivuga iby'uburuhukiro. Noneho Pawulo akibutsa abantu yuko badakwiriye gukurikiza icyitegererezo cya kera cy'abakera cyo kutumvira, kuko abakera banze kumvira Imana bituma batinjira mu buruhukiro. Reka dore no ku murongo wa 8 aravuga ati, iyo Yesuwa abaruhura, Imana ntiyajyaga kuvuga hanyuma y'iby'undi munsi. Nuko rero kubw'ibyo haracyariho uburuhukiro bw'isabato bubikiwe abantu b'Imana. Ndagira ngo twumve ko uburuhukiro bubikiwe abantu b'Imana ni uburuhukiro bw'isabato, ku buryo umuntu wese wumva ko ari mu buruhukiro bw'Imana agomba kumva ko ari mu buruhukiro bw'isabato. N'umuntu uvuga ko ari mu isabato agomba kuba yumva ko ari mu buruhukiro bw'Imana, ntabwo ari uburuhukiro bw'abantu. Ni ukuvuga ngo ni uburuhukiro Imana yaruhutse imirimo yayo, ntabwo ari ikibazo cy'uko abantu baruhuka imirimo yabo. Twebwe rero akenshi abantu bagira ikiruhuko cy'imirimo yabo bakacyita icy'Imana. Reka wenda dukomeze, kuko bashobora kuvuga bati ese Imana ntiyaruhutse igategeka n'abantu kuruhuka. Ibyo nibyo. Reka turebe muri isomo ukuntu bavuga umurongo wa 10. Kuko uwinjiye mu buruhukiro bwayo nawe abaruhutse imirimo ye nk'uko Imana yaruhutse iyayo. Uwinjira mu buruhukiro bw'Imana abaruhutse imirimo ye nk'uko Imana yaruhutse iyayo. Ese ni ugucuruza
nicyo kibazo tugiye kwibaza. Umurongo wa 11 aravuga ati nuko tugira umwete wo kwinjira muri ubwo buruhukiro kugira ngo hatagira umuntu ubwo akurikije icyitegererezo cya babandi cyo kutumvira. Okay, noneho batubwiye ko tugiye kugira umwete wo kwinjira mu buruhukiro bw'Imana, kandi uburuhukiro bw'Imana ni isabato. Ndashaka kwibutsa abantu ko muri iri somo guhera ku murongo wa 9 batubwira iby'undi munsi Imana yategetse. Bavuga iby'undi munsi ntibawuvuge nk'umunsi umwe mu cyumweru cyangwa se ahubwo akavuga ngo uyu munsi. Noneho bakavuga ko uburuhukiro bw'Imana muri iri somo ntabwo bongera kwerekana uburuhukiro bw'Imana nk'umunsi, ahubwo berekana uburuhukiro bw'Imana nk'isabato, ariko ino sabato ntibayerekane nk'umunsi. Umurongo wa 11 rero batubwiye ngo ntihagire umuntu ukurikiza icyitegererezo cya babandi cyo kutumvira. Noneho twibaze, ese ni iki kintu babandi bakoze bituma batinjira mu buruhukiro bw'Imana? Nuko buretse tujya kuvuga ibintu bibiri. Tuvuge yuko abantu icyo bakoze cyatumye batinjira mu buruhukiro bw'Imana ari uko bageze ku munsi nyine witwa ku isabato bagakora imirimo. Nk'uyu munsi nimugoroba se? Nk'uyu munsi. Cyangwa se kuko batizeye, ni kimwe muri byo, ntago ari byombi. Ni ukuvuga ngo ni iki kintu cyabujije Abisirayeli kwinjira mu buruhukiro bw'Imana? Icyo cya mbere cyo kivuyeho, kuko hano baracira Yesu iteka ko umunsi yawusiribanje. Muri iri somo Pawulo asobanura ikintu bakoze. Pawulo aranakivuga. Umurongo wa dore kwa 3 nuko twebwe ubwo twizeye twinjira muri ubwo buruhukiro. Ndagira ngo abantu bumve ko uburyo abantu binjira mu buruhukiro bw'Imana bw'isabato nuko barizera. Ubundi umuntu arizera akaba yinjiye mu isabato y'Imana. Ubundi iyo winjiyemo ntunasohokamo, nta wundi munsi. Noneho babandi ikintu bakoze cyatumye batabwinjiramo. Ubwo yavuze iti narahiriye nanye umujinya wanjye ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye, aribwo Imana yaruhutse irangije imirimo yayo imaze kurema isi. Kuko hariho aho yavuze iby'umunsi wa 7 iti Imana yaruhutse imirimo yayo yose ku munsi wa 7, kandi nanone ngo ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye. Ibyo ni ibintu bibiri. Nuko rero ubwo bisigariye bamwe kubwinjiramo, babandi ba kera bumvise ubutumwa bwiza bakaba barabujijwe kwinjiramo no kutumvira. Umurongo wa 7 bagakomeza bakavuga ko dukwiriye kugira umwete wo kudakurikiza icyitegererezo cy'abakera. Umunsi wa 7 wabaye igishushanyo. Abakera babuzwa kwinjira mu buruhukiro kubwo kutizera. None twebwe baratubuza gukurikiza icyitegererezo cy'abakera cyo kutizera, bityo ntitwinjire mu isabato y'Imana. Uburyo twinjira mu isabato y'Imana no kwizera. Urakoze cyane. Ngira ngo wenda icyo cy'isabato ni cyumweru tukivuyeho. Reka tukivuye twigarukire ku cyigisho cyacu. Inzu y'Imana. Mu nzu y'Imana niho twerekanaga nyine yuko ibyo bintu ibizira byose biba bizira hanze yayo. Bizira hanze y'inzu. Buriya bundi hari ikintu cyabaga abantu batumvaga. Nigeze nkurikira nyine mu idini nabagamo, naho nasoreje urugendo rw'ubujiji nari mfite. Abantu babajije ikibazo baravuga bati ariko ko mubuza abandi bantu gukora ku isabato, kandi abapasitoro bo bakora ahubwo akazi kabo cyane ku isabato, kandi bakagahemberwa. Ariko ubundi usomye iri somo uhita ubyumva, uhita wumva hariya abo bantu kubera yuko ubundi bira bintu ni pirate y'ibyari biriho. Ni pirate ni ibintu byo mu isezerano rya kera biriye. Kubera ko ari byo mu isezerano rya kera ubundi birasobanutse. Akazi kabo bagakoze, bari abatambyi bakoraga akazi kabo ko kuzira, bakaba baziruye isabato, bakaba bakoze imirimo yabo ku munsi w'isabato. Ariko nibagirweho urubanza. Bira bintu ubundi nibyo mu isezerano rya kera. Iby'abatambyi, iby'abapasitoro n'ibyiki nibyo mu isezerano rya kera. N'iby'isengero ndumva rya kera. Nibyo mu isezerano rya kera. Urusengero rwaragaragaye. Cyangwa muri urusengero ubwo nukabije. Oya, ntabwo ari ugukabye. None se keretse niyo muhakanya yuko namuhakanye ko Kristo atari urusengero, kandi tumaze kubisoma muri Bibiliya. Ubwo namwe mwamumbereye nk'abandi bose. Noneho ikintu kigaragara nuko Kristo aje, ubundi hari urusengero rumwe mu Isirayeli yose. Ubu se mutekereza ko ari uko batari bazi kubaka insengero, ahubwo hari urusengero rumwe rwari rufite ikintu rushushanya, hakaba n'amasinagogi cyangwa iki kintu abantu bakwiriye kucyumva kugira ngo twumve ko urusengero rwari igishushanyo cya Kristo. Ubundi nta nubwo ikibazo ahanga hari ikibazo cy'urusengero. Ikibazo ahubwo ni ukumva aho rwashushanyaga Kristo nk'urusengero, kandi urusengero
wibuka ukuntu Yesu yavuze. Yesu yabwiye ati iyi nzu mwahinduye isenga bambuzi, mu gihe Imana yavuze ngo inzu yanjye izitwa inzu yo gusengerwamo n'amahanga yose. Ubundi ibi bintu byagombaga kumvisha ko nk'uko urusengero rw'i Yerusalemu rwari rwemewe gusengerwamo n'amahanga yose, ariko muri Kristo ari ahantu h'abantu bose ko bakabaye. Ni icyo ngicyo ubundi. Niyo mpamvu ntago hashoboraga kubaho insengero nyinshi kubera ko hatashoboraga kubaho ba Kristo benshi. Hagombaga kuzabaho Kristo umwe. Niyo mpamvu mu Isirayeli yose harimo urusengero rumwe. Ikintu abantu bacyumve, hakabaho amasinagogi none. Hari ukuntu abantu bajya basoma amasinagogi tukumva ko zari insengero. Bibiliya yavuga ngo urusengero rumwe akaba n'amasinagogi. Amasinagogi yashoboraga gukorerwamo imirimo yo kuhasengera, yashoboraga no gukorerwamo imirimo yose ya buri munsi. Ariko urusengero cyangwa se urusengero rw'i Yerusalemu rwo kubera ko rwari rugenewe gusengerwamo gusa nyine, nta yindi mirimo yemerera kuhakorerwa. Noneho rero icyo nari mvuze ngo insengero uyu munsi ari ukuntu abantu bumva insengero, ari ukuntu umuntu abyoroshye, ariko ubu ngubu ndi kumva muri kubyoroshya, ariko ibindi biriya bintu ntabwo biba byoroshye kumva ko ari ahantu umuntu agera mbo akifata ukuntu mbese ku buryo mu rusengero hatandukanye no muri studio. Yego, nk'ubu ntago urebye ukuntu tunambaye, harimo abambaye amatreningi, abagize bati urumva hano ntabwo haba hakibaye urusengero. Ntago rwose za stade wazigira insengero, ariko ubundi Kristo amaze kuza ibintu byo mu isezerano rya kera by'urusengero byari birangiye, ku buryo biriya bintu ziriya nsengero abantu bashatse bajya bazicururizamo, wenda bajya guterana bagahita bashyize intebe hirya bakisengera. Ndabona urimo kubyubaha. Bajya bicururiza. Hano Yesu yaravuze ngo ni umusaka. Ubundi ikintu cyitwa umusaka, ikintu cyitwa umusaka ubundi ni inzu abantu batakibamo, ariko yatangiye gusenyuka nta uyisana. Ubundi icyo kintu kiba cyabaye umusaka. Yesu asohotse muri urwo rusengero, kandi ni urusengero ariko rwari rufite impamvu bararwubatse, yarwise umusaka. Ntabwo ari kimwe n'amatribini cyangwa se n'ibindi bihangara abantu bubatse mu buryo butandukanye. Kubaka urusengero no kurweza ni ugusubira mu isezerano rya kera. Ubundi hagombye kuhita habaho n'ibitambo icyo gihe, hakabaho abatambyi bo bariho cyangwa bikora ibitambo buryo ntibibenuke, kubera ko abantu kenshi ibyo bintu twabikora mu isezerano rya kera. Nabyo nibyo mu isezerano rya kera tugomba kubyemera gutyo, kuko Bibiliya bigaragaza gutyo. Inzu ya data, ikibazo nuko birwanya inzu ya data, birayirwanya cyane ku buryo abantu badashobora kumva ububi bwabyo. Kuko n'ubundi niyo uvuze urusengero, kubera ukuntu abantu bahagize ahantu ngo hari sakire cyane, niyo umuntu atahagiye yumva atuzuye kandi ari mu nzu ya data. Nk'ubu waba utagiye aho ngaho hitwa urusengero ukumva hari ikibazo ufite, ku buryo unabwiye umuntu uti ntaho mfite njya gusengera mu rusengero, yavuga ati uriya muntu afite ikibazo cy'imyizerere. Reka twikomereze mu nzu ya data, tugaruke muri Yohana 14. Tugaruke ku nzu ya data y'ukuri. Inzu ya data y'ukuri. Aravuga ati mu nzu ya data harimo ibyicaro byinshi. Yabwiye abigishwa bati mu nzu ya data ntimuhagarike imitima, ibyicaro byo murabifite, kimwe natwe twese burya turabifite, n'abandi bose. N'abo bantu duhora duciraho iteka ngo bari mu kabari no mu bindi bintu, nabo bafite nk'ibyicaro. N'uriya muntu waratubajije ngo ibyaha byaramurembeje, afitemo icyicaro. Hari n'utubajije ngo afite abagore babiri, ngo kuki tutamubwira ko bagumana n'abo bagore bafite nk'ibyicaro, cyangwa reka ngo azajye mu ijoro afite ibyicaro. Ariko bavuze cyiza, ariko jambo waretse tukajya ku nzu ya data. Ariko niho ndi hari ikintu wavuze cyiza cyo mu nzu ya data, numvise rero dukeneye gushimangira. Icyambere ni uko ubundi uri hanze yarwo afite ibintu bizira mbese n'ibitazirwa, sibyo? Ariko mu nzu ya data nta kizira n'ikitazira, sibyo? Icya kabiri ni uko nta mwanya wenda ndetse na David yarakivuzeho, iyo ugiye mu mubare 23, oya nta buke mu ijambo buriya hari ikintu Paul avuze ati byose ndabyemererwa, ariko ibingira akamaro si byose. Mu nzu ya data nta kintu mba mbujijwe. Abantu ubwo bahita batekereza bati muri agenda muri disi asigaye anywa inzoga, abitaye, arasambara. Ni nk'ibyo ibyo bintu by'ubupfu abantu ubitekereje gutyo nyine ni ubupfu yifitiye n'iyikomereza, ariko niyo naba nsenga ntari mu nzu ya data nabyo ni ingeso mbi. Ariko burya nta n'icyo wemerewe, nta cyubuzwa, ariko nta n'icyo wemerewe, kandi bivuga ngo byose ndabyemereye. Reka dukomeze. Noneho ikindi, iyo ugiye mu mubare 23 ubona tubona twari kuvuga nibura gake ku by'urusengero kuko rumeze, usanga abisirayeli bagiraga iminsi mikuru, noneho bagiraga iminsi 3.
mu mwaka yo kujya i Yerusalemu. Nicyo mwavuga mufata insengero n'amasinagogi. Ubundi amasinagogi babagamo mu bihe bitandukanye, ariko inshuro 3 mu mwaka bose bazaga i Yerusalemu mu nzu ya data. Mbese bivuze ngo mu nzu ya data no hantu honyine gusa hashobora gutana n'abantu benshi utabasha kubara. Igihugu cyose cyagomba kugira abantu bakizamo. Abantu babyibuke Yesu ajya gupfa, abantu bari bakoraniye i Yerusalemu kuko hari Pasika. Igice cya 13 tutize twavuzeho muri makeya kivuga ibya Pasika. Mu yandi magambo, mu nzu ya data ni ahantu ho gukorera umunsi mukuru. Muri Kristo ni ahantu h'ibirori ho kwishimira, kubera ko ni ahantu hari ubuzima ubundi. Hari n'umunsi mukuru bagiraga, umunsi mukuru wo bitaga uw'ingando. Yego, umunsi mukuru w'ingando n'uw'iteraniro rikuru. Mbese uko mahema kugira ngo wibuke uburyo amahema mu gihe cy'ubutayu. Iyo minsi bakoraga i Yerusalemu bivuze ngo niho ahantu nyine gusa basha kuboneka abantu benshi. Icya kabiri nshaka kuvuga kuri ibi bintu nuko usanga mu nzu ya data ubundi nta mategeko ahari, sibyo? Nyamara nubwo nta mategeko ahari, abantu mbese ntibumve ko ari ahantu hakavuyo, kuko hari impamvu, hari ubuzima, sibyo? Urasanga ko hano mu nzu ya data n'urusengero ubundi niho Imana yabaga. Nicyo cyari icyicaro cy'Imana, sibyo? Ku buryo ubundi abaga barimo umutekano wabo bawukeshaga Imana y'ubwayo, sibyo? Kandi noneho ikindi kintu nza kuzavugaho none tugera imbere, uraza gusanga ubundi iyi nzu ya data igomba kuboneka nko ramaze kubivuga, ubundi iboneka ije gukomeza ibirori, kuko Yesu arivuga ariko amaze asobanura ibyabaye muri Yohana 13, sibyo? Amaze avuga ibya Pasika agaterekana iby'inzu ya data. Ninza kubona akanya muzo kama tuze kujya mu kuva 12 gato. Ushobora kutaza kukabona jamba, reka twihuta ahubwo. Okay, aravuze ati mu nzu ya data harimo ibyicara. Icyo cyo cyumvikanye ko ari muri Kristo. Tiyo biba bidahari mba mbibabwiye. Atungiye kubategura hanyu, tuvuga ahubwo aho ngaho yaragiye kubategurira. Uzi ko iki kigisha ahubwo turaza kuza, ariko ntacyo ndi tunagisubikira hagati, tuzakomeza n'ubuta. Hari ikibazo mufite? Nta kibazo bye. Abaduteza amatwi se hari ikibazo bafite? Bavuze ko nta, ariko bihawe. Bavuze ngo ntacyo. Mbere yo gusubiza ari ikintu twibaze hano. Yego. Ukivuze ngo ngiye kubategurira. Ubundi igihe isomo sisomo najya nkunda kwigisha, nakunda kuryigisha nk'ahantu habaye ibyago, yego, sibyo? Cyangwa nshaka guhumuriza umuntu, yego, kuravuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu, muhumure mu ijuru, byinshi bihagarika abantu imitima, ubupfakazi, ubupfubyi, inzara n'ibindi, ntimuhagarike imitima yanyu n'ubukene, sibyo? Noneho ngiye kubategurira ahanye, sibyo? Ahanye mbese nk'ahantu tuzabona hatazaba ibyo byose, hatazaba ibyo bintu byose. Ubundi Yesu avuga ngo ngiye kubategura ahanye, yararimo kuvuga ko atavuga ati nzanagaruka, yarimo kuvuga he ufate ku myumvire isanzwe. Imyumvire isanzwe byaba bihabanye n'ibyo numva, ibyo bintu ubundi bishinyine kugira ngo nyine ntimuhagarike imitima yanyu, kubera ko abantu bashonje. Ibyo bintu birapfuye cyane. Umva ukuntu yavuze ngo ubu ngiye kubategurira hanyu, kandi nimara kugenda nkabategurira umwanya, nzagaruka mbajyane hamwe nanjye, kugira ngo aho ndi namwe muzabe, namwe abariho muba. Abariho ntabwo ari muza, si igihe kizaza, abariho muba. Noneho urumva ko Kristo yabwira abantu ati mu nzu ya data muri je mufitemo ibyicaro, ariko njyewe hari aho ndi mudafite umwanya. Mu yandi magambo, mbere yuko Kristo apfa twari dufite umwanya muri we, ariko waho yari afite umwanya ntitwari tuhafite umwanya. Ngaho aho yari afite umwanya rero ni hehe? Yego, ni muri data. Ukuntu yahise avuga ati iki nabona cyumvise, buretse ariko tuhavuge aho ngiye murahazi n'inzira nayo murayizi, nimara kugenda nkabategura umwanya, nzagaruka mbajyane hamwe nanjye, kugira ngo aho ndi namwe abariho muba. Aho ngiye murahazi n'inzira yaho murayizi. Tomasi aramusubiza ati nyagasani, tuwe tutaza aho ugiye ukabona ko twamenya inzira dute? Yesu aramusubiza ati nije nzira n'ukuri. Reka nsubiza igisabazo cya Jamari. Nije nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ugera kwa data ntamujyanye. Urumva none hahana ababwiye nta ugera kwa data ntamujyanye. Mu yandi magambo, twari dufite umwanya muri Kristo, ariko Kristo yagombaga kutugeza kwa data, kutugeza muri data, kuko nawe yari afite umwanya muri data. Umurongo wa 10 araza no kubivuga neza, ariko udusomere wenda nubwo turadusimbutse kuko niho ari bivuga ari aravuga ngo ntiwizeye yuko ndi muri data na data akaba ari muri je. Hejuru yaramaze kuvuga ati nimara kugenda nkabategurira umwanya, nzagaruka mbajyane,
ngo aho ndi namwe muzabeyo. ijambo rero nahise adusomera ngo aho ari ni muri data. ntiwizeye ko ndi muri data akaba muri iki na data akaba muri Ayandi magambo reka nsome na be y'umurongo mwihangane baravuga ngo amagambo mbabwira sinyavuga ku bwanjye ahubwo data uguma muri jye niwe ukora imirimo ye. yego mbese ibyo rero tunabyizere ni ibya data. yego mu yandi magambo muke David naye ngiye kuvuga nti mu yandi magambo Yesu hari ahantu yagombaga kudusohoza noneho tukagera ahantu tugomba kuba nyakuri kuko kuba twari turi muri we gusa twari dufite ibyicaro muri we ntabwo ikibazo cyari gikemutse ahubwo yagombaga kugenda agatunganya ahantu aho hantu yahatunganirije mu rupfu no mu kuzuka kwe urakoze cyane abarangije kudutunganyiriza umwanya bamuretse kuko ibintu ndumva byari hishurwa ndimo kugira ntabwo ni mwasubiramo ariko ntimwabyemeye ubundi kumva ko mbere y'umusaraba nari mfite icyicaro muri Kristo yego ariko aho ari atariho ndi yego noneho Yesu ashaka kumva mfite icyicaro kugira ngo ashyire aho yari yaba ari iyihe mpamvu rero ibintu ubundi hari ukuntu byagomba gutanga umutekano ku gishwa Yesu sinzi barabyumvise kuko habura umwanya muto cyane Kristo bakamufata bakamwica noneho ibazira abantu bumvise ko bafite ibyicaro muri Kristo noneho bakabona arangiye arapfuye ubwo n'ibyicaro byabo byagaga bigize mbese yavuze ko niba Yesu apfuye ubwo no mbese byo birangiye ariko Yesu areka neza ko mukuri none igikomeye aho ashaka kubashyira ni muri data kandi yavuze ngo mwizere Imana nanjye munyizere hari ukuntu bumva mu Mana mbese ari mu bwishingizi ariko muri Yesu bakabumva ko iki kintu gisubiramo hari ukuntu mu Mana bumvaga ari mu bwishingizi mbese bati mwizere Imana mbese hari ukuntu bemera Imana ariko Yesu ntibamwemere noneho Yesu we arashaka no kwerekana ko noneho abo bafite ubwishingizi mbese mu Mana ubundi ariho ashaka kubashyira ngaho ariko umwumva ikibazo gikomeye cyane abantu bari bafite bizeraga Imana mu yandi magambo bumvaga ubwishingizi bwabo buri mu Mana ariko ntibumve ko ubwishingizi bwabo buri muri Yesu ariko nanone bizeraga ibyo Yesu yababwiraga ariko ntibizere iby'Imana ibabwira urimo urumva iki kintu mu yandi magambo bumvaga ubwishingizi bwabo bukomeye buri mu Mana ariko bakibaza bati none se mu Mana tuzagerayo dute aho hantu noneho Yesu akababwira ati ariko ntimwizera ko ibyo mbabwira ari data wabintumye mu yandi magambo baravugaga bati yego Yesu nicyo Filipo yahise amubaza Filipo akavuga ati yego Yesu wowe ibyo tubwira turabyumva ariko none se data wa twese ko mwatwawe cyane ariko werekanye neza ko ubundi bafite ubwishingizi mu Mana sibyo ariko bumva batari muri Kristo oya Yesu bamugira icyizere Kristo umva reka nsubiremo icyo mvuze bumvaga mu yandi magambo Jean-Marie ni nk'uko waba uri umuntu w'umukire ukomeye noneho nkumva ndamutse nkugezeho nakira ariko nkibaza nti none se nzagera kuri Jean-Marie noneho Jean d'Amour akaba ari inshuti yanjye noneho Jean d'Amour akaba ari inshuti yanjye ariko y'umukene ariko nkumva ko ari nkibaza uburyo nakugeraho nkugeze mu yandi magambo numva nkugezeho nakira Jean d'Amour ungezeho nkumva atankiza bumvaga ubwishingizi bwabo buri mu Mana bwabo bukomeye buri mu Mana ariko bakibaza uburyo bazagerayo uwo bashoboraga kwisanzuraho ni Yesu ariko Yesu yo bakumva batamukomeyeho noneho bakemera icyo avuga ariko ntibemere icyo abasha gukora none bakemera icyo Imana ibasha gukora ariko ntibumve ikivuga none Yesu arabwira ati nimunyizere mu yandi magambo ubwo musanzwe mwizera amagambo yanjye nimwizere n'ububasha bundimo muri jyewe noneho ubwo mudasanzwe mwizera amagambo y'Imana ariko mukizera ububasha bw'Imana munizere ko amagambo y'Imana kuri mwe ari meza ati ntimwizera ko ibyo mbabwira ari Imana ibivuga ibe yabintumye amagambo make rero mu magambo make amategeko nta mategeko mu nzira mu magambo make ndi gushaka kuvuga mu ncama kubera ko ibintu turi kugenda ibintu byari byiza rwose nanjye byumviye noneho ikintu numva nyine tukeneye kuvuga nuko Kristo igihe yavukaga nyine inyoko muntu nyine twatangiye tubivuga yashyizwe muri Kristo kandi Kristo yari aje afite misiyo hari umurimo yari afite umurimo yari afite ni uwo kunga abantu n'Imana ni iki cyari cyaratandukanije abantu n'Imana nkuko Bibiliya ivuga ni icyaha cyari cyaradutandukanije n'Imana noneho Kristo ahabwa akazi
ko kuvuga ati genda wongere ugarure inyoko muntu mu mana nyirizina urumva yongere igira icyicaro mu mana ariko avutse inyoko muntu ibiri muri Kristo njyewe nari muri Kristo n'abandi bose sibyo bose uko bakabaye arakura inyoko muntu ibiri muri we ariko hakomeza kuba ikibazo iri muri Kristo ariko ntiragera mu mana ku buryo ntiragera mu mana nk'ubutatu kuko nimwe tuzaza no kwiga n'iby'umwuka wera uzasanga nyuma yuko Kristo azuka inyoko muntu yarageze mu mana ariko noneho nk'ubutatu ku buryo usanga byivangavanze Imana data Imana mwana Imana mwuka wera n'umuntu byicangacanze ku buryo ntacyo watandukanya nabo ni ibintu waba udashobora gutandukana ndaza kukivuga noneho Kristo aravuga ati rero uburyo bw'urukumbi mfite bwo kugira ngo mbageze muri data nuko ngomba gupfa nkazuka ku buryo mu gice cya 16 aravuga ati iyaba mwankundaga mwishimiye ko ngenda ikizabagirira akamaro nuko nkurwaho nkapfa cyangwa nuko ngenda nuko mpfa nkazuka kuko nintapfa ntago nzabunga n'Imana kandi nicyo cyanzanye no kuvuga ngo misiyo yanjye yabicikiyemo hagati Bibiliya nyine iravuga iti muri Kristo nimwe Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyaba kuko muri Kristo urwa kabiri n'igice cya 5:19 kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyabicyoraho ibicumuro byabo kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro noneho mu buryo rero wenda tusa n'abaza kugera no ku musozo Jamari cyakora we yavuze ko ari buvuga uko byagenda kose niyo bari bukupa aravuga okay reka bivuge gatoya ahangaha Yesu arababwiye ati ubu ngiye kubategurira hanyu aho hari muri se nyine niho yarari noneho aranababwira ati inzira murayizi naho njya donc aho ngiye murahazi n'inzira murayizi Tom aravuga ati ntabwo inzira tuyizi kuko tutazi naho ugiye Kristo ahita amubwira ati nije nzira nije kuri nije bugingo nta muntu ushobora kugera handi ndi kubabwira ngiye kubategurira ntamujyanye kwa data nta ushobora kugera kwa data ntamujyanye ntabwo ari mu ijuru aha hantu rwose ahubwo ari kubabwira ubundi yaduteguriye inzira aha hantu twarahageze ubundi yarahaduteguriye kandi twaranahageze abantu be kumva ko ari ibintu azatujyanamo ahubwo nta hantu Kristo apfuye akazuka yahise atujyana muri se ku buryo mu gice cya 17 nitukiga neza abantu bazabura isengesho Kristo yasenze yaravuga ati baba umwe data nkuko natwe turi umwe babe muri nge nanjye mbe muri wowe nawe ube muri nge urumva ko ari ibintu none bicanga twicanze n'Imana twabaye Imana n'umuntu byaravangavanze ku buryo ntabwo ushobora kongera kubitandukanya ushoboye kuntandukanya n'Imana ubundi icyoroshye no gutandukanya ifu n'amazi bamaze kuvuga ubugari reka nsomire isomo Abakolosayi igice cya 3 nuko rero niba iryo somo ni ryanjye nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ibiri mu isi kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana amen urumva ko ubugingo bwacu nyikuri bwahishamwe na Kristo mu Mana aho hantu niho yagombaga kutugeza rero tushaka kuvuga kugira ngo nze kwiryo somo ubundi kivuge dusoze hari ikintu numvise cyitwa ahanyu ubundi irajambo ryitwa ahanyu mbyumvise ubu ngubu ntabwo ahantu ari ahacu nkaho tuba mbese nk'ahantu wenda nk'inzu tuzabamo ahubwo hari ahacu nko twagomba kuba cyo mvuga nimurimo kucyumva mbese nkaho nicyo yigeze uvuga buti icyaha kije cyatonheje umuntu n'Imana Yesu araza noneho tuba muri Imana dushyira muri Kristo ariko tutarajya mu Mana hano hantu hacu ntabwo ari ahantu nk'ahantu mbese umuntu yatuye ahubwo naho twagomba ko tutari turi niho birimo kwita hacu Pawulo ageze mu Baheburayo igice cya 10 bari ku murongo wa 19 ubundi yavuze mbese yasobanura ibyo Yesu yavuze hariya muri Yohana 14 aravuga ati nuko bene data ubwo dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjizwa ahera cyane n'amaraso ya Yesu tunyuze mu nzira yaduciriye nshya kandi y'ubugingo inyura mu mwenda ukinze ari wo mubiri we tuzikana ko tuba turi ku rusengero mu nzu ya data uri kumva mu nzu ya data kandi no ariko nahera cyane hamwe Imana yabaga twahagiye tunyuze mu nzira nshya sibyo y'ubugingo inyura mu mwenda ukinze ari wo mubiri wande wa Kristo 21 kandi ubwo dufite umutambyi ukomeye utwara inzu y'Imana twegere dufite imitima y'uko
by'ukuri twizera rwose tudashidikanya imitima yacu iminjireho gukurwamo kwimenyaho ibibi n'imibiri yacu hagijwe amazi meza. Yego. Ubundi icyo agaragaza hano yerekana mbese ukuri kurya ari amagambo ya Kristo yasohoye. Bivuze ngo ubu turi mu nzara. Noneho Jadamu rwose ihangane n'iki ngiki. Hasigaye iminota 5 gusa ubundi tugasoza. Tukaza kuvuga ariko. Noneho nibibazo byose. Ibimaze kuba rero umva icyo Imana yakoze. Nkuko maze gusoma aho ngaho ubundi yafashe buno bugingo bw'inyoko muntu rwose. Iragenda ibushyira ahantu. Ubundi aho byose mu Kolosai herekana ibintu bitatu. Herekana ubugingo bwanjye, hakerekana Kristo n'Imana. Ubundi winjira sibyo mbese winjira aho ibyo bintu biri. Wabona Imana ukabona Kristo ukabona kungiraho. Yego. Cyako usohoka nibwo wamperaho. Wahera kuri je Yesu n'Imana. Ariko ubundi winjira uhiga Jamari. Ubundi wamubona data atakiriho na Kristo atakiriho. Ubundi Jamari akabona kuboneka. Bivuze ngo ubundi kurimbuka ni bidashoboka kuri Jamari kuko icyo birivuga. Imana imaze gukora kimwe kimwe cyakoze mu 12 ubundi kugira mbese ivuga iti nimugire ikibazo ni mawe yahise afata shitani imuhindura igicibwa imuca mu ijuru. Mu ijuru avuga ngo ajya 12 ku murongo wa 10. Hano yavuze ngo nubijwe n'ingaravuye rivuga ngo nukoro waje namwe baririmo nimugenze mute ni mwishime. Ubundi ijuru n'abaririmo twishime tunezere ariko ari mu ijuru n'Imana ari mu ijuru n'Imana ubundi mu nzu ya data ubundi abari mu ijuru bagomba kwishima bakanezerwa kuko umureza aba igicibwa. Mbese ngo ntibashe kumvikana neza bivuze neza ko ubugingo Imana imaze kubika aho ngaho muri iyo nzu ubundi yaciye ubasha kugangiza mbese imujyana akorewe ku buryo nta wajya mutavuga ati nibura hari yanashima hafi yabwo kugira ngo abuvaneho. Amina. Murakoze reka dusoze reka duha abantu umwanya tudatinze 25 telefone dushigaje iminota itari myinshi cyane. Ndi kubona Kasiyana ari kugenda yigabanya yashyizeho 2 izi ni telefone 25 78 33 yego iyo ni telefone. Message nayo ni 0750 28 89 23. Abafite ubutumwa babwohereje twabuheraho tubusoma abahamagara tukabitaba mu minota mike yadusigaranye tugacumbikiraho 14 ariko bora tuzayigarukaho yaze ukunze nta kuntu tutagaruka kuri hana 14. Where the souls of men shall enter and live on forevermore. Everybody will be happy over there. Everybody will be happy over there. We will shout His never-ending praise. Everybody will be happy over there. Iyo ndirimbo igere ku bantu bose rero dusomera message. Hano hari message. Umuntu wese azabanezerewe ariko mwanze ariko umuntu nanezerewe komeza usome message. Ariko mwanze kunsobanurira niba nakomeza kubana n'abagore banje bombi cyangwa se ko nakwirukana umwe kugira ngo nzajye bwijuru kuko abafite abagore babiri batazajya mu ijuru. Icyo kibazo ndumva mwuka barazakimusubiza. Oya ariko iki kibazo ndiko nabyumva reka ngese ko mbyumva. Yego biya ntazirukana abagore be nabatunge bose kandi bemera ubutumwa bwiza. Ibyo bintu ni iby'amadini yavuze ntago ari ibya Bibiliya. Muri Bibiliya hari umuntu warongoye abagore 4. Hari uwarongoye abagore 1000. Arongoye 1000 bane baracyari bake bose buri wese yifuza kuba nkawe uwo. Nibashaka bavuga yuko nshishikariza abantu gushaka abagore benshi ariko bira bintu ni iby'amadini yashyizeho si ibya Bibiliya. Ubundi se wayabashatse babimubwiye uyikomereza ese azabikora uko azabyumva. Uyada ariko yirukana abagore arongera asamagira amasugi. Ubwo kuri icyo turatandukanye nizere ko nta kibazo kibiri. Nta kibazo icyo tugitandukanirijeho na David. Okay, indi message. Ese ko ariko ese ko ibya Yesu byananiye abafarisayo n'abayuda n'ibikomangoma mwebwe muri iki ngo mubisobanukirwe. Okay. Ntacyo turi cyo. Musubize. Ati mwebwe ngo muri iki ngo mubisobanukirwe. Ntacyo turi cyo. Nta nubwo no gusobanukirwa twagira twaba tubitewe n'icyo turi cyo. Ahubwo uyu muntu witwa
mu gice cya 34 turi abafarisayo ntituri n'abayuda ariko nta n'ikintu twaba turi cyo cyatuma dusobanukirwa iby'Imana. Ibyo bintu nta n'ubwo ubufarisayo bwawe aribwo bwatumye batumva iby'Imana. Yego. Nk'uko kutabiba byatuma tubyumva. Imana nawe irabimuhishurira kandi turi nkawe. Yego. Icyo ndumva tukirangije. Indi message. Dawidi niba yararariye imitsima itemewe none ubu twebwe twabigenderaho tukayirya ubu biremewe. Ni iyihe se itemewe ubu ahubwo? Iki kibazo ndumva yaza kuyifuka. Ndumva kidasobanura. Byo yinjira mu rusengero nyina akarya imitsima none haribaza twebwe niba twayirya ndumva iki kibazo kidasobanutse ndumva nta kibazo. Aravuga ngo niba Dawidi yari imitsima itemewe we mbese arumva ko Yesu yavuze yagaga Dawidi ariko ntabwo Yesu yamugayaga. Yavugaga ko ibyo yakoze bitamuciriyeho iteka kuko yari ari mu nzu y'Imana. Niyo mitsima itemewe ntikibaho niyo mu isezerano rya kera. Urusengero ni Kirisitu nta mitsima nta batambyi nta kindi kintu kiriho. Oya nagera mu rusengero katwakire telefone. Hello. Yego. Ariko ubwo iyo mubona muyobya abantu mubwira ngo Yesu ngo yarabirangije ngo muzajya ngo abategura hejuru amubona mudarimo muhanura iby'ubunyoma cyakoza mufite ingorane. Okay. Kujya muri biriya mu kwiga mukaka kubesha abanyarwanda mubahanura ibyo mwiyumvamo. Okay. Urakoze ndumva nta kibazo biriya niko abyumva kandi ntitwabimurenganyiriza rwose ntimumurakarire uriya muntu. Nta kibazo rwose. Kandi umunsi umwe nawe azamurikirwa ariko kubera icyo afite agahinda niba afite ukuri. Reka dukomeze. Ubundi abantu barakana bari mu kiriyo kandi turi mu birori. Turi mu birori reka twikomereze ibirori. Mumureke uriya muntu nta kibazo. Hari undi muntu kuri telefone? Nawe twamwakira. Hello. Okay, kadusoma izindi message ahari. Mwiriwe murigisha pe ariko ntabwo mutanga akanya ngo abantu babaze ibyo batasobanukiwe kandi umwe avugira mu ndi si byiza. Uyu ni inama yatugira. Okay, ni inama nziza. Icyo bikora turamutse twigisha pe byaba ari ikibazo. Yemwe mbega ibintu biryoshye ni umuvandimwe wanyu uri mu ruhango dukomeze kwishimira ibyo bintu. Okay. Ndabona nta yindi message. Hari umuntu uri kuri telefone? Zirahari ndaba. Hello. Muraho neza. Yitwa Jeanette niyo mu Mutara. Yego Jeanette. Ubutumwa bwanyu ngiye bwaranyuze cyane. Bwatumye menya Bibiliya rwose ubu yo mubwigishije njyamara uko mwafunze. Hari ibintu byinshi nagiye nungukiramo cyane. Mbona ko nta kindi kintu umuntu yakora kiruta amaraso ya Yesu ngo yibwire yuko we akiranuka kubwe. Muranezeza cyane rwose mujye mukomeza. Okay. Sawa murakoze. Okay. Yesu ashimwe. Ariko buriya iyo abayuda baza kwemera Yesu kabategeka bakumvira nk'uko se yari yabimutumye Yesu we ntaba yarashatse umugore. Okay, ndumva nta. Ariko aratubwiye ngo tumusurize Agustin na Loise na Pasteur Ngarambe. Okay. Ikibazo ntago gihuye n'ibyo twigishije twakireka kiriya. Keretse hari umuntu waba ufite umuhati wo kugisubiza arihishurwa ageza akakisubiza ariko ndabasuhuje mwese niba dufite ibyicaro muri we twese ni mudusobanurire aya masomo yarebe tuyasome. Matayo igice cya 7 umurongo wa 21 kugeza 23. Benshi bazambaza kuri uwo munsi n'ibavuga hari yaho. Yego. Urwambere rw'Abakorinto igice cya 6 umurongo wa 9 kugeza wa 10. Iryo jambo riburireba urwambere rw'Abakorinto igice cya 6 umurongo wa 9 kugeza wa 10. Reka nanjye ndayo muri yo hari igice cya 5 umurongo wa 20. Abahora bampamagara ngo nyagasani siko bose bazinjira mu bwami bw'ijuru keretse abakora ibyo data uri mu ijuru ashaka bonyine. Kuri uwo munsi benshi bazambaza bati nyagasani mbese nitwahanuye mu izina ryawe ese nitwamenesheje ingabo za Satani mu izina ryawe mbese nitwakoze ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Ubwo nzababwira neruye ntisi nigeze kubamenya nimumve imbere mwankoze z'ibibi. Reka nsome nayo. Okay. Ntimuzi yuko wacyanirwa utazarabwa n'Imana ntimwishuke abahehesi cyangwa abasenga ibishushanyo cyangwa abasambanyi cyangwa ibitingwa cyangwa abagabo bendana cyangwa abajura cyangwa abifuza cyangwa abasinzi cyangwa abatukana cyangwa abanyazi
bene abo ntibazaragwa ubwami bw'Imana. Reka nsome n'iri ngiri. Ntimutangazwe n'ibyo kuko igihe kizaza ubwo abari mu bituro bose bazazuruzwa ijwi rye, bakavamo abakoze ibyiza bakazukira ubugingo, n'abakoze ibibi bakazukira gucirwaho iteka. Ntekereza yuko tuzagira icyigisho cyari kizavuga ku rubanza n'ibi bintu avuze, ariko wenda reka tubanze twibaze iki kibazo kuri nibaza ko hari nacyo dusorezaho. Uno muntu arimo arabaza ati mbese abantu bose niba muvuga ko bafite imyanya muri Kristo, none hatweretse n'amasomo y'uko hari abantu bazarimbuka. Ndumva ikibazo namubaza, mbese wenda reka tuvuga ko we yizeye, none hakaba avuga ko hari abandi bantu batizeye, yumva icyo atandukaniyeho n'abariya bantu, cyangwa se yarizeye abona umwanya muri Kristo, yabonye umwanya muri Kristo ari uko yizeye. Ikibazo icyo atandukaniyeho nabo ni uko batizeye ngo babone umwanya muri Kristo Yesu, cyangwa nuko batizeye ko bafite umwanya muri Kristo Yesu. Kuko no hashingiye ikibazo. Niba yarizeye akaba ari bwo abona kubona umwanya muri Kristo, azahorana ikibazo giteye gutya. Azajya ibyiringiro bye azabishinga ku kwizera kwe aho kubishinga kuri Kristo yizeye. Ariko niba yarizeye ko afite umwanya muri Kristo Yesu, nta kibazo azagira kuko azumva ko umwanya we urindiwe muri Kristo Yesu nyine. Naho niba umwanya we urinzwe no kwizera kwe, niwe ugomba kwirindira uwo mwanya we. Agomba gucunga agomba gucunga umwanya we. Iki kintu rwose abantu bacyumve. Kwizera kwacu twizera iby'Imana yadukoreye. N'abatizera icyo batizera ni iby'Imana yakoze. Banze kwizera ko bakijije. Banze kwizera iby'Imana yakoze. Ntago twizera kugira ngo Imana idukorere ibintu. Ubundi iyo tuvuze ibyo bintu tuba tuvuze ko Kristo apfa ari uko, nk'uko twabivuze, apfa ari uko twizeye, tugashyirwa muri wari uko twizeye. Ubwo niba atemera ko imyanya yari ayifite muri Kristo icyo gihe, aravuga yuko uwo mwanya atari ufite muri Kristo, kandi aravuga ko Kristo ataramuteguriraho. Bityo nta nubwo yakwemera ko ubugingo bwe buhishanywe na Kristo mu Mana. Ntabwo yemera ko ubugingo bwe ni ibintu byinshi buriya bahakanye. Reka dusoze. Ejo nta kiganiro gihari ariko. Yego. Naho ku cyumweru, sibyo? Naho ku cyumweru. Reka tunezererwe rero yuko nyine twese turi mu nzu ya Data, kandi ko yatuboneyemo ibyicaro, ariko ntibigarukiraho, tukaba turi mu Mana nyirizina. Dufite ahacu, kandi aho hantu harateguwe, turahagezwa. Nta kidutandukanya n'Imana. Twunzwe n'Imana, dufite amahoro ku Mana asesuye atemba nk'uruzi. Nta bwoba bwo gupfa, nta bwoba bwo kurimbuka. Nsoza ariko hari ikintu ngiye nkunda kwibutsa abantu. Ndashaka kwibutsa abantu rwose ko nta mahame tuba twigisha abantu. Mbese ni ibintu umuntu ashobora kumva akabyemera cyangwa akabihakana. Ni ibintu umuntu ashobora kuduha igitekerezo cyangwa akatubwira ati ibyo mwigishije ntago ari byo. Ahubwo nk'uko abigishwa bagenzaga na Pawulo akabibashimira, ni ukubabwira ati mucukumbure mwumve ko ibyo mwabwa ari by'ukuri koko. Imana ikomeze kubanezeza. Tukamenya ko twabanye na Yesu, si twe turiho ahubwo ni Yesu uri muri twe, kuko twapfiriye muri we tuzukira muri we. N'amaraso yawe makukwiringira no kukwizera mwami w'ukuri, niyo mpamvu dukwiriye gushira ubwoba, tukamenya ko twabanye na Yesu, si twe turiho ahubwo ni Yesu uri muri twe, kuko twapfiriye muri we tuzukira muri we. Niyo mpamvu dukwiriye gushira ubwoba, tukamenya ko twabanye na Yesu, si twe turiho ahubwo ni Yesu uri muri twe, kuko twapfiriye muri we tuzukira muri we. Niyo mpamvu dukwiriye